ndashaka kwiyama ku mugaragaro imbere y'ikoraniro ry'abakirisitu amakorari yose. Indirimbo tuje kuguhabwa ya Kizito kubera ko igitero cya gatatu gicuritse twareka kugikoresha mu ndirimbo yitwa Nimuze kwa Yezu. Urayizi? Ndayizi. Igitero kirimo ngo imigati turayisagura kinyuranyije n'inyigisho n'ukwemera kwa Kiliziya. Buriya nyuma yo guhazwa ntabwo hasaguka imigati kuko niba muri consécration habayeho ko nka Gloria ya Mathieu Ngirumpatse, Gloria Abe Ntungiyehe Andre, iri mu gitabo cya Nyakibanda ya kabiri. Izo ni nk'iyabica mu mpaka izamo mu bushorishori bw'ijuru. Yego. Iya Oreste izamo za kandi dawe, iza Bofor n'izindi. Perezida none se dukomeze indirimbo ikundwa guterwa ivuga ngo Imana n'umubyeyi nayo tube tuyihagaritse kuko isi yo gushimira, noneho byagaragaye ko teoloji y'amagambo yayo ifite icyo. Perezida ino ndirimbo ukuntu ari nziza, ukuntu abantu bayikunze. Dukomeze ngo ndongera kandi kwibutsa ko indirimbo zose z'umuhanzi Bibiane Imana ishimwe muba muzihagaritse nk'uko nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Harorimana yabisabye. Perezida izi ndirimbo zazize ikizo? Oya, ntabwo ari izi zonyine, zizaba ari nka zinga approximativement. Ubu twavuga ko hazaba harimo indirimbo nka 200 zigomba kuba zaba ziretse. Reka rero nkubwire ubu butumwa ubwose uko bwakabaye kuvuturuka hejuru kugeza hasi, turuko bwatangire kugera aho bwarangiriye, nibwo nukuri naho bwaturutse nibyo. Ubwo butumwa nukuri. Nshuti bakunzi ba Emipro Media, abakunzi ba Kiliziya Gatolika umubyeyi wacu ari nayo operating system dukoreramo nk'uko njya mbivuga, ndetse n'abakunzi ba muzika gatolika, abari mu Rwanda muri diocese, paruwasi, amasantrale n'imiryango remezo, ndetse no muri diaspora ku migabane yose y'isi. Kristo Yezu akuzwe. Icya mbere no kubashimira urwego tugezeho. Mwabonye ko nyine buri wese yatanze umuganda we, tukaba twarujuje abasabu 100,000. Ubu bimaze kuba 111. Ubwo biri kugenda neza. Abagiye kureba iki kiganiro n'abazakireba mwese, abatarakora subscribe mugire vuba twuzuze 1,000,000. Nibwo butumwa Nyagasani yaduhaye hano munsi kugira ngo ino channel ihindwe platform nk'uko misiyo yayo bivuga ya Catholic Church Entertainment. Koko imiziki, ibiganiro by'ukwemera bitandukanye. Uyu munsi rero muri studio za Emipro Media nakiriye umuntu ukomeye cyane yitwa Eliyazari Ndayisabye. Si ubwa mbere mumubonye, ariko ubushize mwamubonye mu isura itari yo mugiye kumubonamo uno munsi. Uno munsi tugiye kumubona nka perezida w'ihuriro ry'abanyamuziki gatolika mu Rwanda. Aje kubera ikibazo muzi, murabizi neza ko hari ikibazo muri no minsi cy'indirimbo zahagaritswe, ndetse n'izindi ngo zishobora kuba zizahagarikwa. Tugiye kuba tubiganiraho nyine, amakuru yose mutari muzi mugiye kuyabona, ndetse n'ibisubizo by'ibibazo byose mufite kubijyanye n'umuziki gatolika mu Rwanda. Reka tumwakire. Turakwakiriye, wasuhuza abadukurikiye. Kristo Yezu akuzwe. Nshuti bakunzi ba Emipro Media, ni byiza cyane kuba turi kumwe muri uyu mugoroba. Reka dusuhuze nyine nk'uko yabivuze abadukurikiye bari mu Rwanda, muri diocese zose z'u Rwanda, muri paruwase, hirya no hino mu masantrali, amasikisare, imiryango remezo. Mwese tubifurije amahoro y'Imana rwose. Eliyaza twari tugukumbuye ubushize, nyine hari ibyo ari watuganirijeho, abantu bari bagukunze nawe wonyine muri comment. Ariko nanjye nkunda abantu. Ubwo urujya ni nacyo Nyagasani yaduhamagariye. Icya mbere n'urukundo. Ubwo urukundo bagukunda rero, donc ni imbuto z'urwo usanzwe bakunda. Urukundo rukurura urukundo.
bavuga ngo ni imana ikomoka ku yindi. Ni imana ikomoka ku mana. Imana ikomoka ni urumuri rukomoka ku rumuri. Ako wiwi ako kantu karimo ubwenge. Ibyo bintu biri muri credo. Yego. Hari n'akandi kantu mu ndirimbo y'umuntu witwa Ruzigamanzi Robert ngo ariko banabivuga muri liturujia ya mariage aho bavuga ngo umunezero mukesha umubano w'abashakanye, ni ukuvuga nawe bashakanye urukundo tugukunda ngewe n'abamambre biyishene turukesha urwo nawe usanzwe udukunda. ari narwo Nyagasani yaturemyemo twese, yego, kugira ngo rujye rusanga urundi. Yego. Eliaza, hari ikiganiro rero nakoranye ejo bundi na Padiri Pierrot tuvuga ku kibazo cyavutse mu bwatsi mu butaka, harya babyita gute, ni iwawe, ni mu muziki, ubwo ni iwawe nyine iwawe mu bwatsi bwawe mu butaka, sinzi ukuntu nabivuga. Hari ikibazo cy'indirimbo nyine zahagaritswe kandi abantu benshi bazikundaga, harimo indirimbo za Oreste Niyonzima. Nako Oreste Niyonzima ni indirimbo yitwa Imana n'umubyeyi, n'indi ya Gloria. Yego. Thomas Bicamumpaka nawe hari Gloria ye. Mbona Bibiani ize zo zimaze nk'imyaka 2 zihagaritse. None mbere yuko yenda nkubazaho ugira icyo bitubwira, reka manze mbigukinire kugira ngo utagira ngo ni ibintu ndi guhimba. Mu minsi yashize umupadiri wo muri Regina Pacis yiyamye abantu ku mugaragaro nyuma ya misa yabereye muri Paroisse Regina Pacis. Hari abantu yiyamye b'abanyamuziki, avuga ko binashobotse uko kubiyama kwira mu gihugu cyose, nyine n'abantu nyine bahimbye indirimbo ngo zishobora kuba hari ibyo zitujuje nk'uko liturujia ibiteganya. Reka ihangane nkumvisheho kugira ngo tugendere ku bintu nyine bifite evidence. Yego. Rero nk'umuntu batumye kugira ngo njye mpora nkanuye ncunga ibyo bintu ko byubahirizwa hamwe n'ibindi bijyanye na liturujia, ndashaka kwiyama ku mugaragaro imbere y'ikoraniro ry'abakirisitu amakorari yose yo muri Archdiocese ya Kigali ndetse binashobotse no mu Rwanda hose, ko indirimbo rwose zigaragaramo kutubahiriza amagambo yo mu gitabo cya miseri cya misa cyashyizwe ahagaragara na Kiliziya ku buryo bwuzuye kandi busesuye, imurikiwe na Roho Mutagatifu, izo ndirimbo zaba zihagaze. Noneho babahimbyi bacu bakadufasha kubona indirimbo zikwiye, kandi barabishoboye n'impamo ya Mungu. Barabishoboye kuko ufite impano gushyira ahagaragara indirimbo ntago bimutwara iminota irenze 30 cyangwa isaha. Ariya magambo mu gitabo cya miseri ni amagambo yatumye abantu barara amajoro n'amajoro kugira ngo bagere ku kintu Roho Mutagatifu abaha kwemeranyaho, kandi ni amagambo arera ukwemera kwacu, ni amagambo arera ukwemera kwacu, bikaguha gukura ndetse no kugendarara kugira ngo tuzashobore kwishimana twese imbere y'Imana. Ntabwo nzi rero wahimbye iriya ndirimbo ya Gloria mwaririmbye, ariko ndamukeka ashobora kuba ari Oreste, niba ntibeshye. Mumusabire ndirimbo melodi ni nziza pe, iranadufasha, ariko hari utugambo yajugunyemo tutazi ahantu yadukuye, hakaba n'andi magambo yasimbutse ku bushake. Ndahamya ko ari ku bushake kuko ayo magambo arayazi. Mwamudusabira akayidusubiriramo, ashyize amagambo yose yo mu gitabo cya misa, hanyuma namwe ubwanyu mukaba muyihagaritse. Murakoze kandi ndabashimiye, kandi mumenyeshe n'abandi bose. Ngiye mugiye gutegura indirimbo rwose, cyane cyane z'ibisango bya misa, mujye mureba urupapuro, murebe igitabo cya misa, murebe ko bihuye. Niba bidahuye muyibike mu kabati, kandi musabe uwayishyize ahagaragara kuba yayihindura
kugira ngo bishobore kudufasha twese kandi binezeze n'umutima w'Imana. Nzishima umunsi bizaba byumvikanye kandi numva ntazapfa bitarumvikana nubwo ntazigenza apfira. Perezida Karame, ibyo padiri yavuze nyine nakubwiraga ni ibi ngibi maze kwiyumvira. Nagiraga ngo nk'umuyobozi w'ihuriro ry'abanyamuziki gatolika mu Rwanda, nubwo naryo turaza kurivugaho neza duhereye ku bibazo n'ibisubizo turaza kubigeraho, nyine uwo bifata ute, wari iki, bivuze iki, bino bisobanuye iki? urakoze. Icya mbere navuga, nabanza kugukosora kuko wavuze ko ari umupadiri muri Paroisse Regina Pacis, nubwo ariho yabivugiye cyangwa bigaragara kuri televiziyo ya Pacis TV, benshi bazi ko ibikorera i Remera, ariko uriya mupadiri ni padiri ukuriye komisiyo ya Archdiocese ya Kigali ishinzwe liturujia n'imitangire iboneye y'amasakaramentu. Yitwa Padiri Theophile. Ego. Ubwo rero ibyo yavuze biri mu nshingano ze. Icyo nicyo cya mbere. Ego. Biri mu nshingano ze rwose. Ngira ngo nsabe n'abantu baduteze amatwi badukurikiye icyo babanze bacyumve. Padiri Theophile arajwe inshinga n'ibintu biri mu nshingano ze. Ego. Kandi ibyo yavuze niko kiliziya nyine biteganya. Icya mbere buriya dukwiye kumva nuko yavuze ibintu biri byo, nubwo nyine wenda hari igihe ukuri ngo kuryana, ariko ibyo yavuze niko bigomba kugenda. Yego. Urumva rero nyuma yo kwitegereza bakabona ko hari indirimbo zigenda ku ruhande, naramushimiye ngewe n'uburyo yabivuzemo, nubwo abantu bavuze ngo yavuze kwiyama, ariko buriya ugiye gutanga ubutumwa ashobora gukoresha amagambo aje ako kanya, ariko akayaha ndetse n'imbaraga kugira ngo n'ibyo agiye kuvuga nabyo bigira byumvikane kurushaho. Na Yezu, ariko na Yezu yajyaga yiyama cyane rwose, yasohoye n'abantu aranabakubita, akabavudukana rwose n'abakubita. Urumva rero iryo jambo ntago ari cyo kibazo, ahubwo ikibazo ni ubutumwa ari gutanga ubuhe butumwa, hagamijwe iki? Watubwira muri makeya iyo ikibazo nyine gihari kiri gutuma avuga biriya? Ikibazo gihari ni iki ngiki, ni ihuriro rya gatandatu, ihuriro ry'abanyamuziki ku nshuro ya gatandatu yari ryasohoye imyanzuro ndetse benshi barayumvise. Kuhagarukaga n'ubundi ku bisanzwe bya misa, ibisanzwe bya misa wenda ndaza kuza kubigarukaho, ariko hari indirimbo mu misa, indirimbo tugomba gukurikira, indirimbo zigomba gukurikiza amabwiriza runaka zanditse muri miseri, kandi uko zanditse ayo magambo yanditse muri miseri, uhimba indirimbo akaba agomba kuyakurikiza. Niba agiye guhimba indirimbo akayashyiramo nta na rimwe akuyemo cyangwa ngo yongeremo irindi jambo. Hari indirimbo rero dufite abantu bagiye bazihimba, hari abazihimbye batabizi, hari n'abari babizi nyine wenda bakabirengaho ku bushake, cyangwa se bagambiriye uburyohe bwa melody. Ariko melody, icyo padiri ikimuraje inshinga muri uyu mwanya ko ari kuvuga ngo ni gute melody yaba nziza nkuko n'iriya melody ari nziza, ariko ikanahuza n'icyo liturujia iteganya. Numva rero ikibazo gihari none ahangaha ni ukurenga ku mabwiriza agenga liturujia mu mihimbire y'indirimbo mu bisanzwe bya misa. Abantu bagashyira nk'amagambo runaka, cyane cyane ubwo ndavuga ku ndirimbo ya Kiriye, indirimbo ya Gloria, indirimbo ya Credo, indirimbo ya Santus, n'indirimbo ya Agnus Dei cyangwa Nyirubutagatifu. Izo ndirimbo nako Agnus Dei narivuze Nyirubutagatifu, Agnus Dei ntama w'Imana, mumbabarire. Izo ndirimbo rero zo mu bisanzwe bya misa nizo ahanini ubu ngubu yarahagurukiye, ndetse na kiliziya ubona ko zihangayikije kuko abantu bagiye bazihimba uko bishakiye bagashyira amagambo arengera uko zagenwe, ko kiliziya yabigena. Donc izo ndirimbo uvuze Gloria yanzizwa na Kiriye, gusaba imbabazi, Nyagasani tubabarire. Akazaho Gloria nyine,
yego Imana nisingizwe Imana nisingizwe mu ijuru, hakaza credo ndemera, hakaza nyir'ubutagatifu Santos, hakaza na ntama w'Imana. ubwo ni Agnus Dei. Ubundi ni ibice bitanu. Ubundi ni ibice bitanu. Icya gatanu ni iki? Kyrie Gloria, credo, nibyo credo, Agnus Dei. Izo ndirimbo ubwo amagambo yazo n'indakorwaho, nta bintu byo kugira icyo uvana. Ihuriro rya gatandatu umwanzuro uravuga ngo indirimbo zo mu bisanzwe bya misa, amagambo agize izo ndirimbo ni ntatobatobwa n'inganzo. Ntabwo umuhanzi ashobora kuyafata ngo ayafate uko yishakiye, agomba kuyubahiriza uko n'indakorwaho. Urumva rero ni uko ibyo bice. Ubwo padiri rero urumva ibyo yari kuvuga ubwo nibyo. Ibyo padiri yavugaga ntabwo twavuga ngo nibyo ntabwo ari kuvuga ngo ubwo nibyo rwose nibyo. Perezida noneho ubwo mfite n'indi nyandiko yagiye nakubiye ku mbuga z'abanyamuziki benshi, ngira ngo ngusomere kuko hari amazina y'indirimbo avugwa muri iyo nyandiko, ugerageze nk'umuntu w'umuyobozi kutubwira nyine impamvu kugira ngo tubyumve. Abantu benshi bashaka kubyumva. Niturangiza ubwo turahita tuvuga no ku ihuriro ry'abanyamuziki rimaze kuba inshuro 6, yenda tugenda tuvuga buri gihe icyo ikibazo baga bagiye gukemura, yenda n'umusaruro byatanze. Nta kibazo. Ubwo reka nyigusomere. Ubutumwa bugenewe korali bwatanzwe na Padiri mukuru wa Paruwasi Regina Pacis ku busabe bwa nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Harorimana. Ndongera kubibutsa ibi: indirimbo tuje kuguhabwa ya Kizito, kubera ko igitero cya gatatu gicuritse twareka kugikoresha. Ntabwo duhabwa umubiri wa Yezu nk'umugati, kuko umugati uba wahindutse umubiri wa Kristo. Nta nubwo amaraso Yezu yatumeneye tuyahabwamo divayi, kuko divayi iba yahindutse amaraso. Perezida, reka tugende ingingo ku yindi kugira ntaza kubivanga, duhere kuri iyi. Yego. Iyo ndirimbo urayizi? Ndayizi. Tuje kuguhabwa utumara inyota tumara inzara. Hakuzi ko iyo ndirimbo ntayizi, bayirimba gute? Tuje kuguhabwa utumara inzara, yego, tuje kuguhabwa utumara inyota. Iyo ndirimbo ahubwo nuko ntarinzi ko ari ya Kizito. Niyo nyakwigendera Kizito Mihigo. Yego. None se wowe nyine nk'umuyobozi ndetse wanize mu seminari, wiga filozofiya na teolojiya, hano harimo ikosa buriya? Harimo ikosa muri kiriya gitero, kubera ko uburyo yabivuze yagaragazaga ko tujya guhazwa, tugahabwa divayi, tugahabwa n'umugati. Yego. Kandi muri consécration umugati haba transubstantiation, haba ko umugati uhinduka umubiri wa Kristo, hanyuma divayi igahinduka amaraso ya Kristo. Ni ukuvuga rero uburyo bitenze muri kiriya gitero biracuritse. Nicyo kibazo. Gute biracuritse? We muri icyo gitero cya gatatu yavuze ko duhabwa umugati. Duhabwa umugati. Nsubira nk'amagambo mbigusobanurire neza. Tuje mbisome. Tuje kuguhabwa ya Kizito kubera ko igitero cya gatatu gicuritse twareka kugikoresha. Ntabwo duhabwa umubiri wa Yezu nk'umugati, kuko umugati uba wahindutse umubiri wa Kristo. Nta nubwo amaraso ye yatumeneye tuyahabwamo divayi, kuko divayi iba yahindutse amaraso. Nibyo rwose. Ubu rero uvuze ngo amaraso ya Kristo yahabwamo divayi, ibyo bintu ntabwo ari byo. Ntabwo ari nko kwemera kwa Kiliziya. Ni ukuvuga we hano yavuze ko amaraso ahinduka divayi. Urumva se ari byo? Kandi divayi ahubwo ni ihinduka amaraso. Kandi ndetse njye naje no kumenya ko na mbere y'uko niyo ndirimbo isohoka cyane, na mbere y'uko nyakwigendera yitaba Imana, iriya ndirimbo kiriya gitero hari umuntu bakiganiriye w'umupadiri, amusaba kugikosora, ariko ngira ngo byaje kurangira indirimbo igiye hanze nyine bitarakosowe, atari ku ikosa ry'uwayihimbye. Ariko
erega kiliziya ni umubyeyi wacu. Ntabwo kiliziya ikigambiriye ari uko indirimbo tuzireka. Ikigambiriye ni uko indirimbo tuziririmba ariko tukubahiriza ukwemera kwa kiliziya kubigena. Niyo mpamvu mva yavuze ngo twasaba kanaka gukosora ibi ngibi muri iyi ndirimbo ubundi igakomeza ikaririmbwa. Icyo kintu kuriya padiri yavuze ngo Oreste yakosora. Yego rwose. Imboneraho no kubwira abahanzi b'indirimbo z'Imana cyane cyane abahanzi b'indirimbo za liturujia, kuko indirimbo z'Imana n'indirimbo za liturujia biratandukanye. Nuko ubwiwe kugira ibyo ahindura ku ndirimbo akosora, nabyakire gikristo, nabyakire gikristo abikosore, hanyuma indirimbo ikomeze iririmbwe, ifashe abakristo. Yego. Perezida urakoze, ndabyumvise, uko nanjye mbyumvise. Urumva wa mugani harimo erreur logique. Nyine urumva n'ibijyanye niyo wabyumva scientifiquement na ukuyemo n'ukwemera wakumva bipfuye. Ntabwo harimo erreur logique, harimo erreur y'ukwemera. Nibyo. Umugati uhinduka umubiri, divayi gahinduka amaraso. We yavuze ngo amaraso ahinduka, urumva ngo duhabwa divayi ikaza guhinduka. Uburyo yabivuzemo wenda reka ntitubitindaho cyane kuko ntabwo dufite kopi none ahangaha ngo tubisome, ubundi niba yagombye kubitugaragariza. Ariko uko byasobanuye aho ngaho muri iyo message biragaragaza neza ko habayeho kubicika. Nzayishaka mu kiganiro, nzayishyiramo, nzayishaka iyo ndirimbo. Igitero bari kuvuga bavuze ko ari igitero cya gatatu. Nyataci. Yego rwose, uzabikora uko. Ubwo reka dukomeze. Mu ndirimbo yitwa Nimuze kwa Yezu. Urayizi? Ndayizi. Igitero kirimo ngo imigati turayisagura, kinyuranyije n'inyigisho n'ukwemera kwa kiliziya, kuko twemera ko nyuma ya consecration ikozwe n'umusasaridoti, icyari umugati gihinduka umubiri wa Yezu, na nyuma yo guhazwa hasigara umubiri wa Kristo ushyingurwa muri tabernacle. Ntabwo ari imigati. Icyo gitero cyakurwa muri iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo ni yindirimbiraho nayo kugira abantu bumva ari iyi. Ntabwo yongeye kuyiririmba, umbabarire. Oya, nyine niba uyizi refrain no kugira ngo kuko turi kubwira ntago yizi. Nta kibazo. Ariko icyo nakubwira kuri iyo ndirimbo, nyine ntabwo dusagura imigati. Buriya nyuma yo guhazwa ntabwo hasaguka imigati. Kuko niba muri consecration habayeho ko umugati uhinduka umubiri wa Kristo, ntabwo byaza kurangira ngo twongere tuze gusigaza imigati. Ntabwo byashoboka. Umubiri wa Kristo niwo dushyingura muri tabernacle. Siko nanjye ntangiye kubyumva. Nibyo rwose. Byari ngombwa kuza rwose ukabisobanura, kuko abantu benshi bapfuye kubifata mu kigare gutyo, ariko gutya ndikumva ndi kubyumva. Umva rero. Reka ubwo mpagarare n'abandi banyantege nkibaraza kubyumva. Noneho ubwo dukomeze iyi no nyandiko. Gloria dukoreshe izujuje amagambo yo muri miseri, nka Gloria ya Mathieu Ngirumpatse, Gloria Abe Ntungiyehe Andre, iri mu gitabo cya Nyakibanda ya kabiri, n'indaherutse guhimba muri 2013. Zino nizo zujuje ibyago. Ni urugero yatangaga. Hari n'izindi namwe murebe izujuje ibyasabwe. Izindi zitabyujuje tuzihagarike zibanze zikosorwe. Izo ni nk'iyabica mu mpaka, izamo mu bushorishori bw'ijuru. Yego. Iya Oreste izamo za Kandidawe, iza Bofor n'izindi. Hano no gusenga. Yabica mu mpaka, uno munsi bica mu mpaka twavuganye, nubwo yanze kuza kuri kamera. Arambwira ngo yakoze ngo hano ngo mu bushorishori bw'ijuru. Yambwiye nyine credo mu gifaransa niyo mu kinyarwanda ngo asanga ngo barakoze translation nabi. Nyine ngo au plus haut des cieux. Ako kantu kitwa ngo au plus haut des cieux niko yahinduyemo ngo mu bushorishori bw'ijuru. Ariko muri credo mu kinyarwanda bo ntamenye atari ko babivuga. None se bica mu mpaka se, ubwo se icyo ntago tukijyaho impaka nawe urabyumva.
kuko kiliziya yakoze translation, kiliziya ifite inyandiko zayo, kiliziya y'u Rwanda inyandiko ziranditse yavuze ngo Imana nisingizwe mu ijuru. Nuko bagennye ko ayo magambo aba traduit. Ntabwo rero biri buhindurwe n'amarangamutima y'umuhanzi ya Thomas. Ntabwo nyuma yaho nanjye nza gusubira inyuma ngo nyokore ni translation ni traduction. Turagendera ku magambo uko miseri. Ahangaha nta kindi kibazo kirimo, ni miseri, ni ukubahiriza kiriya gitabo cya misa uko cyanditse. Nta magambo yo muri miseri turi gukurikiza, ahubwo mu bisanzwe bya misa nta magambo yo muri miseri nta kindi. Ubwo birasaba ko bajya kwiga rero bakamenya amakuru bakareka kugendera ku marangamutima. Oya, nta nubwo ari uko batize, urabizi barize baraminuje. Ahubwo ari igihe umuntu nyine umuhanzi atwarwa n'akantu runaka bikarangira hari akandi yirengagije. Nyuma yaho rero bigiye muri liturujia, abize liturujia barabizi, hari igihe akantu gatoya gahita kica inyigisho z'ukwemera. Yego. Iya Oreste perezida ya Oreste ngwizamo kandida iza Bofor n'izindi. Yego. Ariko perezida reka manze yenda nifashisha akagero. Urugero cyangwa urugero. Ni urugero. Mbere yuko tuvuga kuri ya Oreste. No muri rusange kuri yenda kuri bitumaze kureba. Bari kuvuga ngo hamwe bongeyemo amagambo atarimo n'ibiki. Hari muri paruwasi ya Shangi nge niyo mvukamo, umusaza yigeze aza kubatirisha umwana we w'umuhererezi, nyine urumva yarasha, niyo mpamvu Bucura. Bucura. Noneho iki gihe paruwasi yayoborwaga na padiri witwa Alex Nshimiyimana, ndabizi ko umuzi. Noneho aramubaza ngo muze, none se urifuza ko umwana wawe azitwa nde? Icyo gihe hari hagezweho, urabizi ko kera habagaho imodoka zitwara abantu benshi, public, imodoka ziri transport. Habaga kera za yitwa Onatracom na za zindi zitwa Twegerana, urabizi ko arizo zabagaho. None nyuma yazo hakurikiyeho Coaster. Uwo musaza yumva ko kazina ni keza byahatari, kavugitse gasona neza. Aramubwira ati ngiye umwana wanjye zitwa Coaster. Yes. Noneho padiri, ariko padiri yari ataramenyewe iryo ari igiki, nibwo zari zikiza. Arabaza none se iryo zina riri mu gatabo k'umukristo? Umusaza aramubwira none se abatagatifu se bararangiye n'abandi bazongera kubaho? Sinzi ukuntu byaje kurangira, ariko nyine nuko byagenze. Nyine umuntu ubwo hano icyo nshatse kuvuga, ubwo ntago haba harimo kurimita. Uribuka ko Imana yaraturemye, yakoze creation, ariko ntago creation iracyakomeje. Creation irakomeje, procreation umuntu nawe yifitemo ubushobozi bwo kurema. Nyine creation igakomeza. Ibyo byo ndabizi ko tubyemeranywa. Yego. Ubu ngubu kwenda kubuza abantu kongeramo amagambo si uburyo bwo kubabuza guhagarika no kubangamira umugambi w'Imana. Hari igihe umuntu ajya ahantu bakamubwira ngo ariko ngo ni karibu, ariko ntusanze ibyo usanze. Urumva rero ako kantu niko dukwiriye kwitaho. Ni karibu muri kiliziya, ariko ntago tugomba gusanza ibyo dusanze. Ikindi kandi ukwemera kwa kiliziya ni ikintu gikomeye cyane, nicyo kiliziya idashobora kureka. Kwemera kwa kiliziya, umuhanzi agomba kuba icyambere, agomba kuba yemera. Ndemera ibyo kiliziya gatolika yemera kandi yigisha. None se niba ibyo mbyemera, kuki nshaka ko ariko maze mureke nongeremo n'ibindi? Aho ngaho byasaba ko bazabibyongera no muri aho habayeho gutana. Abagenzi banjye b'abanyamuziki nibareke tubanze tuba abakristo, tubone kuba abanyamuziki. Tube abanyamuziki b'abakristo. Nibi naba ngombwa tuba abakristo b'abanyamuziki byombi, ariko tubanze tuba abakristo. Tubanze twumve ko ukwemera kwa kiliziya kuturimo, kandi natwe turimo kwemera kwa kiliziya. Icyo gihe rero izo mpaka zizacika. Yego. Perezida, none se dukomeze indirimbo ikundwa guterwa ivuga ngo Imana n'umubyeyi, nayo tube tuyihagaritse kuko isi yo gushimira. Noneho byagaragaye ko teoloji y'amagambo yayo ifite icyo. Perezida, ino ndirimbo ukuntu ari nziza, ukuntu abantu bayikunze. Padiri muri bwa butumwa basomye, cyangwa hari no muri ya video yawakinnye. Yego. Harayavuze ati
iyi melody yavugaga indi ndirimbo itari Imana n'umubyeyi ati ni nziza pe. Melody rero ishobora kuba ari nziza pe, ari nziza rwose ariko amagambo ayirimo akaba ahabanye n'icyo nari maze kuvuga ngo ndemera ibyo Kiliziya Gatolika yemera kandi yigisha. Iriya ndirimbo rero ni nziza nziza kubera ifite n'imigani myinshi y'ikinyarwanda. Harimo imigani ifite melody nziza rwose iryoshye, inacuranze neza, n'abayiririmbye babikoze neza. Yego. Ariko amagambo arimo agenda anyura ku ruhande ukwemera kwa Kiliziya. Nka gute? Duhe nk'urugero rumwe yenda. Ngo iyo ugiye mu by'Imana nayo ujya mu byawe se. Nk'iyo reka dufate kuri urwo rugero. Ntabwo kugira ngo Imana ijye mu byawe ari uko uba wagiye mu byayo. Ntabwo ari itegeko, ntabwo ari yo kondisiyo, ntabwo ari kondisiyo. Ntabwo Imana itugirira neza ngo kuko twagiye mu byayo. Utagiye mu byayo igusha imvura no ku babi no kubeza, ku batunganye n'abadatunganye. Imana nyine ni Imana. Imana ntabwo ibikora kubera ko turi intungane. Ushatse kwigisha abantu kwidukunda, teoloji yo kwigisha abantu ngo iyo ugiye mu by'Imana nayo ijya mu byawe, ukaba uri kubwira abantu nk'abakene bati mwebwe nk'abakene mwe impamvu muri abakene nuko mutasenze. Mwebwe nk'abakire mwe impamvu muri abakire nuko musenga cyane. Kandi nawe urabizi ko ntabwo icyo kintu ntaho bihuriye. Ibintu biri materiel bitandukanye no kubaho kw'Imana no gutura kw'Imana muri muntu no mu mutima wa muntu. Ibyo ndabyemera kuko ibintu uvuze biri seriye byatari. Nyirigeze nkibaza n'umupadiri witwa Hakorimana Jean. Uyibuke kera twiga abaswa babandi twita abaswa nibo baba basenga bakavuga amarozari menshi cyane bakarushaho ubwo kubona amayisheke menshi bakanabirukana subizi bakajya no mu miryango ya Action Gatolika myinshi n'amasengesho bakayitabira. Abakobwa bandi twita babi nyine nibo basenga cyane n'abakene. Buretse gato ubyumve. Ahubwo nyine icyo nshaka kuvuga ni ukudefanda ibyo maze kuvuga. Imana tuba turi Imana ntago itanga ubuzima bwayo, ahubwo no mu buswa bwawe ikagufasha ahubwo kwitagatifuriza mu buswa cyangwa mu bubi bwawe. Cyangwa hariya hagiye harimo interuro zimwe na zimwe usanga zivuguruza izindi. Yibuze ngo Imana ngo yandika ibigoramye ngo ibigororotse ku mirongo igoramye. Ibyo ngibyo bishatse kuvuga ko Imana ikura ibintu mu busa. Ni ukugaragaza ko ni Imana nyine ishobora byose. Ariko warangiza ukagaragaza ko kugira ngo Imana ize mu byawe ari uko ugomba kujya mu byayo. Aho ngaho ho ntabwo ari byo. Ibya mbere byari byiza, bimwe n'ibyo ibindi ntabwo ari byo. Ni ukuvuga rero hari imigani y'ikinyarwanda, kuko wa mugani uzi ko ari byarimo contradiction, kuko n'ubundi ibya mbere byo byari byo. Ni ukuvuga yandika ibigororotse ku mirongo igoramye. Ni ukuvuga no mu bikomeye by'abantu babona ko bidashoboka yo irabishobora. Ibyo tudashobora irabishobora. Ariko none ukavuga warinze ukavuga uti condition ngo iyo ngiye mu by'Imana ni bwiza nanjye. Aho rero biba bizambye, ahita hashya biba bizambye. Rero icyo rero kuri iyo ndirimbo icyo nayivugaho, burya tugira indirimbo navuze kare ku ndirimbo zisingiza Imana n'indirimbo za liturujia. Indirimbo za liturujia ni indirimbo zihura na liturujia ya Kiliziya, zemewe nyine gukoreshwa muri liturujia mu misa, kwinjira se, gutura, nyir'ubutagatifu n'izindi zose twavuze. Izo ndirimbo zikoreshwa muri liturujia ni indirimbo za liturujia. Ariko habaho n'izindi ndirimbo dushobora kumva wacuranga mu modoka yawe cyangwa mu rugo cyangwa mu gitaramo, ariko idahuye na liturujia ya Kiliziya. Yego. Hari indirimbo rero zigenda zizamwa aho ngaho, ariko iyo Kiliziya yabonye ko izo ndirimbo nubwo bwose abantu bashaka kuzumva muri ibyo bice bindi atari muri liturujia, ariko nanone zivuga ibintu bihabanye n'ibyo Kiliziya yigisha, ziba nyine atarizo. Ubwo rero abahimba indirimbo bagomba kujya babanza bakamenya ngo ese iyi ndirimbo urumva nk'abantu bamaze iminsi bayikoresha nk'indirimbo yo gushimira mu misa, kandi ntabwo ari byo. Ntabwo nyine ari yo gushimira. Ntabwo ari yo gushimira. Ngo gushimira tuje gushimira ibyiza batukoreye, ariko se ko mu misa harimo n'umuntu
ufite ibibazo umutima uri kurya urwaye ugize ute azavuga ngo nuko atagiye mu by'Imana niyo mpamvu arwaye. Ibyo ntabwo ari dukomeze ngo ndongera kandi kwibutsa ko indirimbo zose z'umuhanzi Bibiane Mana ishimwe muba muzihagaritse nk'uko nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Harorimana yabisabye. Perezida, izi ndirimbo zazize ikizo? Ntabwo ndibuze kuzivugaho byinshi kubera ko uwazivuzeho bavuze muri ubwo butumwa arandenze sinshobora no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Ariko Bibiane indirimbo ze nyine uwo mwepiskopi bavuzemo niwe uhagarariye komisiyo y'abepiskopi gatolika bo mu Rwanda ishinzwe liturujia n'itangwa riboneye ry'amasakaramentu. Urumva ibintu ashinzwe ukuntu bikomeye biri seri. None se niba uwo mwepiskopi avuze ati izi ndirimbo muzireke muwe muzihagaritse, uragira ngo nongereho iki nyakubahwa Emi? Izo ndirimbo reka tube tuzihagaritse kubera ko Kiliziya ifite indirimbo nyinshi, tube dukoresha izindi kugeza igihe uwo mwepiskopi azabisobanura. Niwe uzi impamvu yazihagaritse. Hari impamvu yazihagaritse kandi kuko iyo mpamvu irazwi kandi na Bibiane arayizi. Na Bibiane arayizi buri impamagaye yakubwira. Nawe arayizi. Arayizi uri. Wewe reka tuyibukiranye. Oya turibukiranye ku mpamvu Bibiane azise turi Bibiane. Tuyihorere. Impamvu reka tuyihorere. Izo ndirimbo gusa zose za Mana ishimwe Bibiane zirahagaritswe. Kandi hari n'ababigira intambara ngo babanze bagaragaze ngo amabaruwa ngo inyandiko ngo ibitabo ngo bihagarike ibyo byose. Oya, ubutumwa mwabubonye aho bwavuye harizewe, nimubwubahirize kugeza igihe muzabonera ubundi. Ndabyumva. Yego. Ngo twirinde kandi umuco mubi wateye wo kuvuza induru ahubwo dukoreshe impundu kuko aho biri ngombwa kuko arizo z'umuco nyarwanda. Sibyo se sibyo nyine bajya bavuza induru. None se ntubizi wowe mu ndirimbo zimwe na zimwe hari nizo mwagiye mukora mwega aba producers baharimo induru, hari bagiye bavuzamo induru. Ugasanga muri Gloria umuntu ashyizemo induru. Akazagusobanurira akakubwira ngo ni impundu ngo zo muri Togo. Zo muri Cameroon. Ariko se ko turi mu Rwanda, ko turi muri Kiliziya Gatolika y'u Rwanda, impundu zacu zo hari ubwo ziduteye isoni. None se umuco si utera imbere? None se ubu ngubu si dusigaye uko twabyinaga kera twazanyemo n'ibindi atari no muri Kiliziya, no mu bindi buzima bw'igihugu nyine atari mu byo gusenga gusa. Uravuga inculturation? Inculturation kwa kundi uruvuga kwa kundi wandi kuvuga ko ubuzima umucuri dynamique na religion dynamique byose nyine ubuzima buri dynamic nyine ibintu birahinduka. Ariko ba nyir'ururimi n'aba nyir'umuco nibo bafite inshingano zo kubusigasira kugira ngo utazashirira muri uwo ngo w'umutirano. Niyo mpamvu rero ntabwo twafata impundu zacu ngo tuzigurane impundu z'imva mahanga kandi twumva ari induru. Uzi ko ari ibyo bintu nibyo. Uragira ngo basaza ne yamvuga ngo wimye baguha impundu uzimuka bavuza induru. Bavuza induru. Oya, mureke impundu mu Kinyarwanda ziba impundu, ibyo bindi byose bijye ku ruhande. Hari n'abatajya bakoma amashyi, ukabona umuntu ntakoma amashyi ariko iyo nduru yaza akayivuza kandi amashyi hari umuco w'Ikinyarwanda. Yego ndabyumva. Iyi nyandiko nuko yareshyaga, ariko nashaka kuba mbere yuko yenda nkomeza ngo ubutumwa bugenewe korali bwatanzwe na Padiri mukuru wa Paruwasi Regina Pacis ku busabe bwa nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Harorimana. Ibi nibyo. Reka rero nkubwire, ubu butumwa ubwose uko bwakabaye kuvuturuka hejuru kugeza hasi, turuko bwatangire kugera aho bwarangiriye, nibwo ni ukuri. Naho bwaturutse nibyo. Ubwo butumwa ni ukuri, ni ukuri.
abantu niba bwiteho bwaturutse kuri padiri nyine mukuru wa Regina Pacis abisabwe na Musenyeri. none se padiri abaye ari kuri alitari hariya n'uwe yabaturutse mu mahanga yego ariko akatanga ubutumwa bw'umwepiskopi cyangwa bwa paruwasi yabwiye na padiri mukuru. Ni ngombwa ko tumenya ngo ni padiri kanaka uyoboye paruwasi none ahangaha. Icy'ingenzi ni uko ubwo butumwa bwo burizewe nta kinyoma kirimo. Ni ubutumwa bukwiriye kwizerwa yego no kwakirana ubwuzu. Yego Perezida, urakoze kudusobanurira kuri iyi nyandiko. None ubwo dukomeje indirimbo tubonye mwahagaritse ni indirimbo imwe ebyiri, ubwo ni Gloria ya Oreste tuje kuguha bwa Kizito, Gloria ya Thomas n'indirimbo za Bibiane. Ubutumwa ntago ari uko bavuga. Ndi kuvuga nyine izababaye izo base kona les chants qu'on a ciblé. Ndashaka kukubaza nyine nizi nyine nizi zonyine cyangwa hari n'izindi? Oya, ntabwo ari izi zonyine. Yego, tuvuge nko kuri Gloria, indirimbo zose zivuga amagambo, zirimo amagambo yandi atanditse muri miseri ya kiliziya. Yego, kiriya gitabo cya misa. Izo Gloria cyangwa se kaba hari ijambo bakuyemo cyangwa barongeye mwirindi. Izo ngizo nubwo zitavuzwemo hariya ubu ngubu nazo ntago turi kuziririmba. Naho bari kuziririmba n'amakosa bari gukora. Hari n'izindi ubwoko zirahari nyinshi, zirahari. Bya bintu biri zirahari kandi ubu ngubu none ahangaha ni umutima nama w'umuririmbyi, uwo mwarimu w'indirimbo, uwo mucuranzi, uwo directeur technique wateguye indirimbo, niwe ugomba kuvuga uti iyi ndirimbo ko badusabye kureba niba zujuje ibyangombwa, akabanza akabireba. Yasanga bituzuye akaba yiretse. Ahubwo agatanga ubutumwa kuri nyirayo kugira ngo ayikosore hanyuma izagaruke nayo izagaruke. Ubwo ni donc ugereranyije ni nk'indirimbo nka zingahe zindi muzahagarika? Gereranyije harimo indirimbo nyinshi kuko harimo indirimbo zo kuri Gloria, hari indirimbo zakiriye, hari indirimbo za Nyirubutagatifu, harimo indirimbo za Ntama w'Imana, harimo indirimbo za Credo. Hari indirimbo nyinshi, ni nyinshi. Nyine ugereranyije ni nka zingahe ukurikije yenda zira critère nyine indirimbo zitujuje bira byose bisabwa, ugereranyije nubwo na approximation ntago ari byo neza zizaba ari nka zingahe? Approximativement ubu twavuga ko hazaba harimo indirimbo nka 200 zigomba kuba zaba ziretse. Ngendeye kuzonze kuko hari igihe mba ndi hano hari zo bari kuririmba, abari hirya nabo bari kuririmba izindi ntazi. Nazo zitujuje. Ni ihuriro rero ry'abanyamuziki bizatworohera cyane kumenya izo ndirimbo kubera ko harimo bamwe bagiye bazizi muri icyo gice batuyemo. Ubu ngubu batangiye kureba kuvuga ese wa mugani yujuje ibi ngibi cyangwa ibi ntibyujuje. Nanjye ndi kureba nkabona hari n'izo ndi kubona nanjye nzi neza ko zitujuje ibyo byangombwa. Ubwo ihuriro ry'abanyamuziki ku nshuro ya karindwi rizaba muri uno mwaka rizaba rigamije? Ntabwo rizaba muri uyu mwaka. Ni umwaka utaha mu kwezi kwa kabiri. Mu kwa kabiri. Kwa mbere ku itariki 31. Ubwo kuva ku itariki 31 z'ukwa mbere hagakurikiraho ku itariki ya mbere z'ukwa kabiri, igasozwa ku itariki ya kabiri z'ukwa kabiri. Rizabera hano noneho. Rizabera i Remera kuri Paroisse Regina Pacis. Ni naho hari icyicaro gikuru nyine cy'ihuriro ry'abanyamuziki Gatolika. Ubwo noneho muzamugamije guhitamo indirimbo zose zigomba guhagarara. Ubundi ihuriro ryose iyo ribaye riba rifite intego. Intego rero y'iri huriro, reka mvuge interuro nyamukuru cyangwa interuro nyobozi yaryo, iri rya karindwi iragira iti twunga ubumwe mu ndirimbo za liturujia. Urumva ko bifitanye isano cyane. Izi zitari za liturujia ubwo ntago zatuma mwunga ubumwe, ahubwo bitabyumvikana. Oya wibicurika, ahubwo ndavuga ngo tugendere hamwe, gahunda ya sinode, tugendere hamwe twumve twese ku buryo bumwe indirimbo za liturujia n'akamaro zifite muri liturujia. Nicyo bigamije. Nibyo. Twunga ubumwe rero uvuga ngo ako kajagari duca akajagari mu ndirimbo za liturujia. Ubyo jambo banza ryaba ryumvikana ko riri seriye binahuye ahubwo na sinode. Kugendera hamwe. Tugendere hamwe. Twunga ubumwe. Ubundi Eliaza
ihuriro ry'abanyamuziki gatolika mu Rwanda rivuka ikintu cyose systeme yose ivutse ibivutse kubera ari igisubizo cy'ikibazo gihari hariya ryavutse ryari ihuriro ry'abanyamuziki gatolika mu Rwanda ubundi twavuga ko ryavutse muri 2015 niho ryatangiye 2015 niho twavuga ko yego ryamenye ryahise abantu barahuye 2015 ariko urumva ko biba byari bimaze iminsi imbere yaho byari bisanzwe bihari officiel nyine ubwo byari muri 2015 yego ndi kuvuga noneho ni ikihe kibazo gikomeye cyane muje gusubiza nk'ihuriro ry'abanyamuziki ni ikihe kibazo cyari gihari urumva abanyamuziki gatolika mu muziki gatolika ni ikihe kibazo cyari gihari mwari muje gukemura ikibazo cya mbere ihuriro ryari rije gukemura cyangwa se ryashatse gukurikirana gushakira igisubizo yego nakavuyo mu ndirimbo za liturujia yego kandi gaturuka ku bantu bazihimba abaziririmba abazicuranga ni ukuvuga ngo n'ubundi gaturuka kuri ba banyamuziki gatolika nta nubwo ari umwanzi ukazana oya ni twebwe ubwacu nta nubwo ari umwanzi ari haduye twebwe ubwacu ni icya mbere icya kabiri ni ubumwe bw'abanyamuziki ariko uretse gatoya ntaza kwibagirwa turacyari ku cya mbere ni akavuyo ako kavuyo wagasobanura neza kugira ngo akavuyo muri twahereho nako twahereye kare dusobanura akavuyo ka mbere nuko nguko abantu benshi bamwe na bamwe bagiye bandika indirimbo benshi cyangwa bamwe na bamwe bakandika indirimbo ariko ibyo ari kwandika atabyemera cyangwa ibyo yemera ntaba ari byo yandika icyo ni kimwe yego ibyo ari kwandika atabyemera bibaho hari igihe wandika ibintu ntubyemere none se yaba ari igipatane none se ntabwo bizi ko hari nk'abacuranzi umucuranzi akinjira mu kiliziya umuriro waba ugiye akaba asohotse akaba asohotse akigira nko kunywa byeri niba wenda se kunywa byeri wenda simbizi ariko akaba asohotse wenda padiri nko gusobanura nk'ivanjiri kuko icyamujyanye ntabwo ari ashyira icyo urumva uwo muntu afite ukwemera uzi ko ari byo bisaba rero ko abantu bemera ibyo abantu babe mu byo bemera kandi n'ibyo bemera bibabemo koko urumva rero ako kavuyo ahanini nicyo nashaka kuvugaho gutuma abanyamuziki abo bahanzi abo bacuranzi bo mu kiliziya barushaho gusobanukirwa no kwagura inyota bafitiye Imana bakabyumva bakabikora babikunze barabikunda kenshi barabikunda cyane turabikunda burya muziki muri kiliziya abanyamuziki bakunda umuziki ariko rero ni no kugira ngo habeho gusigasira habeho no kuvomerera izo ndabo nyine izo ndabo ari bo banyamuziki zikure neza zikurira mu kwemera kwa kiliziya ku buryo nta na rumwe ruri bwume kubera izuba ryinshi yego icyo ubwo twari tuvuze ku cyakavuyo icya kabiri mu mpamvu z'ivuka ry'ihuriro ikindi rero ni ubumwe bw'abanyamuziki burya ubumwe bw'abanyamuziki ni nayo ntego y'ihuriro ry'abanyamuziki ni isoko y'umuziki unoze icyo kintu urabona nk'ubu ngubu abanyamuziki bose barakangutse kubera izi ndirimbo ziri kuvugwaho kubera ko haje ikintu gishaka kugira ngo bahurire hamwe bose batekerereze hamwe kuri wa muziki wabo ubwo bumwe rero kugira ngo bushoboke ni uko ahantu hose umuntu aherereye yumva neza ko Gloria bavuze batayivuze i Remera cyangwa batayivuze i Kigali iyo Gloria ireba kiliziya yose y'u Rwanda ni Gloria ni kuvuga ngo twese turi umwe nta na kimwe kiri bugende nabi yego hanyuma ariko uko gukeburana ariko cyane cyane kwigishanya guhana amasomo guhugurana abanyamuziki bari hasi mu bumenyi bagahugura babandi bakizamuka kugira ngo korali zose ahantu hose umuntu agiye mu misa ahasange korali ifasha koko perezida uri kuvuga ikintu cyiza ndi kumwe na padiri ejo bundi ndi kumubwira ako kantu iyo ntego y'ihuriro ry'abanyamuziki ni nziza cyane ubumwe ubwo hazamo n'ikintu
cya universalite sinzi ukuntu twabyita urabona nk'urugero nko muri Kiliziya Gatolika universalite irimo irimo nyine tuvuge niba nyine tukagira standard ziduhuza tuvuge nk'urugero reba nk'urugero ikintu urabyibuka muri philosophie connaissance empirique na connaissance scientifique muri empirique ushobora abanyamuziki ndakeka mbere ubwo yuko ihuriro ribaho bari babayeho mu buryo bwa empirisme no kuvuga muri empirisme umuntu ashobora kureba umuntu yakanuye amaso akavuga ati ubwo yakanuye amaso urarwaye inzoka akurikije we abo yabonye umuntu w'igisenyi we akaba azi ko ukanuye amaso baba ashonje noneho undi nawe ubwo buri wese noneho urumva ushobora kwibeshya wabona umuntu wakanuye amaso bitewe n'ibyo wamenyera ukavuga ngo ubwo arwaye inzoka kandi yenda afite ikindi kibazo ariko iyo ugiye kwa muganga muri connaissance scientifique bo barapima bakavuga ati yakanuye amaso ariko reka dukore ibizami tumenye impamvu yakanuye amaso ni ukuvuga no mu muziki nyine hagomba kubaho standard niba tugiye guhimba indirimbo nibyo wahereye uvuga niba ari Gloria yemewe na Kiliziya iba yujuje ibihe byangombwa kuko iyo bagiye gupima umuntu indwara baravuga ngo kugira niba ari malaria uba wujuje ibingibi kugira ngo tuvuge ngo urarwaye malaria urwaye indwara Gloria yemewe iba yujuje ibiki urambajije cyangwa we nyine nibyo ndi gushimangira Gloria yemewe hari ibintu igomba kuba yujuje kandi ibyujuje muri paroisse ya Nyabitimbo na paroisse ya Muganza na paroisse ya Remera mu Rwanda hose diocese zose no ku isi yose niyo ya universalite yego urumva ko rero ihuriro rifite akamaro urizaca ibintu biri bishingiye ku marangamutima ihuriro rifite akamaro rifite akamaro kenshi mugezehe mubikora cyangwa nibi ngibi nibi byemezo biri gufatwa ubwo n'imbuto z'ihuriro nibyo cyangwa sibyo nazo ziri mu mbuto z'ihuriro kubera ko uribuka ihuriro rya 6 ry'abanyamuziki ryabereye n'ubundi Remera imyanzuro yari yarifatiwemo hari harimo kare nigeze mbivugaho umwanzuro uvuga ku bisanzwe bya misa indirimbo zo mu bisanzwe bya misa ni ntayegayetswa ni ntatobatobwa n'inganzo urumva rero iyo myanzuro ivuga ku bice bya misa kuri Gloria kuri Credo n'izindi twavuze yafatiwe mu ihuriro rya 6 benshi rero barabyumvise abandi bagumya kubigendera inyuma none hari kurumva hatangiye analyse noneho rero kureba ngo iza ndirimbo wa mugani bari baravuze muri rya huriro iyi ndirimbo ko turi kumva itabyujuje urumva ko rya huriro riba ryatangiye kwera gutyo riba ryatangiye kwera imbuto ni byiza cyane ariko icyo bigamije ntabwo ari ukugira ngo indirimbo bazipfobye cyangwa bazihagarike cyangwa bazisubize inyuma cyangwa abahanzi babasubize inyuma oya ni ukugira ngo tugendere hamwe mu bikwiye tugire standard ariko mu kwemera kwacu izo standard zishingiye ku kwemera n'ibyo kwemera kwa Kiliziya ibyo ngibyo ndabyumva ngayo nguko rero iri mu ntego y'ihuriro iri ntego y'ihuriro rero ihari ya 3 ni ukwagura hirya no hino amashuri ya muzika ku buryo ahantu hose umuntu ari ashobora kuba no yiga solfège yiga ibyo gucuranga instruments zikoreshwa muri liturgia muri Kiliziya amashuri ya muzika akaba menshi yego hanyuma ariko cyane cyane n'uruhare rw'abarayikina rwo mu muziki rugakomeza gusigasirwa kubera ko abirirwa baririmba baririmbyi dufite benshi ni abarayiki uruhare rwabo rero rugomba narwo kuboneka Kiliziya ikafata umwanya wo kubigisha kubahugura kugira ngo nyine hatabaho uko gutana yego ndabyumva mbega intego nziza iyo ngiye ariko ntago murayigeraho izi ntego za mbere zo numvise nanjye nabo ibyo nahamye ariko intego ijyanye no kwigisha ibyo nuguhozaho urabizi ariko nyine icyo cyo kiracyari ikibazo gikomeye ko amashuri ya muzika aracyari makeya dushimira na maparuwasi yamaze gutangiza amashuri ya muzika ntago ari ngombwa ko riba ari ishuri ngo abantu bavuye hano bajya kwiga umuziki nabyo bizaza nindi ntera nayo twifuza ko hazabaho ama conservatoire y'umuziki
ariko ubu tubanze turebe nibura icy'ingenzi wa mukristo wo mu muryango remezo muri santarari akeneye. Ese yabonye aho yigira liturji, yabona aho yigira gucuranga, aho yigira amanota, gusoma amanota no kuyandika yabonye. Ibyo tubanze tubyiteho. Icyo rero cyo kizatwara igihe, kizatwara igihe, ariko nk'ubushize ejo bundi nari ndi hariya Kicukiro ndabyibuka kuri Sainte Cécile, bari bahaye certificat abanyeshuri, sinibuka umubare wabo ariko bashaka kuba bagera ku 10, bari barangije imyaka 2 y'amasomo ya muzika cyangwa umwaka umwe. Ubu ngubu bashobora kwigisha amakorali, urumva niba ari abarimu 10 bashobora kwigisha amakorali 10 cyangwa narenga. Perezida, ko numva intego zanyu mufite ziremereye cyane, kandi urabizi ibintu bya hano munsi nyine bisaba ubushobozi bw'amafaranga n'ibindi. Hari ubushobozi mwifitemo bw'ubumenyi n'ubushake n'urukundo mufitiye kiliziya, ariko iby'amafaranga mukorana gute na kiliziya? Cyangwa muri nyine murabyikorera bigashoboka mwenyine, nta mukorana gute na kiliziya? Cyangwa ntabwo iratangira kubafasha tubisabe kubafasha kuko mufite intego nziza? Ihuriro ry'abanyamuziki gatolika mu Rwanda riracyari kuri reka tubyite intera z'intangiriro, cyangwa se intera muri fondasiyo, niba ariko sinzi ukuntu nabyita. Ariko burya ibintu byose bivuka muri kiliziya bigira umurongo bikurikiza. Urumva rero kugeza ubu ngubu kiliziya uko idufasha biri kuri urwo rwego rwabyo, kandi nabyo turabishima, kubera ko nyine twebwe twari ihuriro ryari kiliziya yagomba kubanza ikamenya ihuriro ni igiki, ese rije gukora iki. Yego. Abantu bagize ihuriro rero nibo banaryubatse. Ntacyo twakeneye ngo tukibure. Ntacyo twakeneye ngo tukibure kuko ntabwo turi abandi ntabwo ari indi kiliziya. Kiliziya ni umubyeyi wacu, ntabwo turi muri kiliziya, ni kiliziya yacu turi kubaka. Urumva rero kugeza ubu ntacyo twakeneye ngo tukibure, kandi tuzi ko naho ibintu biri kugenda bijya ni heza, ahubwo ni heza cyane. Yego, nibyo. Ibi bintu rero ni byiza cyane rwose, ahubwo ndumva nashishikariza abantu nyine b'abanyamuziki ndetse n'abawukunda kuzitabira ririya huriro, kuko urumva ko usibye batagiriye ko babikunda gusa, ahubwo kubera ko bibafitiye akamaro, kuko uzanga kubijyamo ariko imyanzuro izafatirwamo izakugiraho ingaruka. Ni ukuvuga hazazemo ababikunda, ariko n'abandi batabikunda bazazemo, kubera ko hari akantu kavuga ngo nesanse tinyore la loi. Ni ukuvuga hari igihe umuntu yanga kumenya amategeko ngo reka ngo ngende umuturage, ngo ngende ntambitse ibirenge ngo amategeko ngo ntago ari ngombwa. Ariko imwe mu ntego ntabashije ntari navuzeho, hari ugutanga umuganda kuri komisiyo ishinzwe liturujia, cyane cyane turi kuvuga ku bya liturujia kuko niho hazamo n'umuziki. Urumva abaririmbyi ni abantu benshi, abaririmbyi ni benshi. Hari n'umuntu ujya uvuga ngo abakristo bose burya turi abaririmbyi. Urumva rero abaririmbyi twese tuzi amategeko agenga umuziki, agenga umuziki wa liturujia, urumva ntako byaba bisa. Ntako byaba bisa. Hari icyo rero, icyo kirahari nacyo cyo kuvuga ngo abantu dufite bose bakunda umuziki bamenye uko umuziki ukwiriye kuba utwarwa, standari zawo ni izihe. Hanyuma namara guhimba indirimbo avuga ati iyi ndirimbo iyo maze kuyimba burya bigenda gute, mpita mbyuka mu gitondo nkayitangaza, mpita nyigisha muri korali. Ariko ubundi perezida, uzi ko ibyo bintu ni ngombwa, kubera icyo abantu bumva ko niba abenshi yenda mu banyamuziki barize, barabizi ko cyagiye ugiye gusoza nyine ibintu by'amasomo, hari igitabo wandika nyine kugira ngo nyine ugaragaze ibyo wize nyine umusaruro. Ariko kugira ngo kibe gisohoke cyemerwe kijye muri community, hari abantu hari ibiganza kigomba kunyuramo. Yego. Kugira ngo nyine, kuko ushobora kuba ugiye kuroga society, niyo mpamvu hari ibiganza kigomba kunyuramo. Yego. None ibaze indirimbo yo noneho ni ikintu kizagera no ku mutima w'umuntu, kirenga umutwe, kirenga ubwonko kikagera no ku mutima. Yego.
ubundi kandi ubwo urumva noneho ibintu by'Imana ibintu byitirirwa Imana biba bifite imbaraga kurusha ibisanzwe. ngaho utekereza umuntu azanye ikintu cyo kuvura umutima ahubwo kikawahuranya kikahuranya na roho. Urumva ukuntu icyo kintu ari kibi. Ahubwo ndi kumva abakristo twarabiguyemo twarahohotewe rwose kubera iki twaganiriye na padiri Piero ari kumbwira ukuntu ngo kera ngo abepiskopi nibo bari bashinzwe kwemeza indirimbo zikoreshwa n'izidakoreshwa, ariko n'ubu nibo babishinzwe. Ariko nyine urumva uwo murongo wari waragiye, ndizera ko mu nshingano zanyu ari ukongera gutuma gukora renaissance. Hari akantu hari igitabo mfite cyitwa Philosophie et rationalité ngikiri, harimo chapitre yitwa ngo Philosophie africaine cyanditswe n'uwitwa Isaïe Nzeyimana. Ndamuzi. Avuga ko ngo muri philosophie du développement, muri philosophie du développement ngo hari valeri ziri mu muco wacu w'abanyafrika za kera, aho kugira ngo tujye kugendera kuri valeri ziri importe bizo kudutoza gufata amadene n'ibiki, kandi ngo iyo ufashe idene uwari guhaye niwe uri gukira. None bakavuga ngo développement na argent. President nkubaza akabazo katajyanye nyine ariko ndabihuza, ari développement n'amafaranga abanzi iki? Le développement et l'argent. Nyine haba donc wabanza développement. Wow, ntureba nawe nuko yabisobanuye. Kuko bono badutoza ko abakoroni nyine badutoza ko ngo ugomba ngo kugira amafaranga kugira ngo utere imbere. Bo bagutiza amafaranga ngo azatuma utera imbere. Ahubwo kugira umuntu atera imbere kugira umuntu abone amafaranga agomba kuba yateye imbere. Reka gutera imbere kwa mbere ni mu mutwe, nicyo cya mbere, niyo mpamvu amafaranga aza nyuma. Kubera ko ngo l'argent vient de l'échange de biens et de services. Rero mbihuje n'ibyo twariho harya nari mvuze ikira ihuriro, twari turi kuvuga ku ihuriro. Hari akantu twari tuvuze nagakira ko mbyibagiye n'ukuntu byari byiza, nari ngiye guhita mbihuza neza. Ndabyibagiwe ntacyo ubwo ariko ndaza kubyumva mu kanya ndi kugitunganya nta kibazo, ariko ndi gushima nyine ihuriro ko abantu bose bagomba abanyamuziki birabareba, wabishaka noneho ni itegeko, kuko ni wanga kubizamo cyangwa kubimenya hari abantu bajya babisuzugura bizakugiraho ingaruka. Ni kwa kundi itegeko wanga nyine ukavuga ngo ngiye amategeko ngo wapi ntago ndi umupolitisi. Ubundi hari indirimbo ivuga ngo urukundo rw'Imana burya ngo nirwo rubareshya bakaza. Ntabwo ihuriro ubu twarigira intambara n'amategeko menshi aremereye ngo abantu bose oya. Mu ntangiriro uwagiye abyumva niwe wagiye aza, abandi nabo bagiye babona akamaro bifite bakarizamo. Cyakora ubu ngubu kuri inshuro nahamagarira buri munyamuziki wese ahaherereye, kubera ko mu byo twasabye inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda nuko ihuriro ryatangirira muri santarari paruwase diocese urwego rw'igihugu. Ihuriro rikaba rihari, umunyamuziki akaba afite ahantu abarizwa, bikoroha kumuhereza izo nyigisho za liturujia, izo nyigisho z'amasakaramentu n'izindi nyigisho zose zisabwa. Yatugenderera hamwe rero ikaza gushoboka. Ibyo bintu ngenda ndabishyigikiye kuko nyine byahita bica akavuyo, byahita bica ako kavuyo. Urumva buri wese yagenderaga ku marangamutima ye kuko nta ntuza nyine nta control ihari, byakoroshya pastorale y'abanyamuziki n'abaririmbyi muri rusange cyane. Perezida, tugana ku musozo, ni igiki wabwira dukurikiye cyane cyane abanyamuziki? Hari ikindi kintu nifuza ko tuzaganiraho, nako ni byinshi, ntago nshaka kubihuza n'ibi ngibi kuko bidahuye. Umuntu yabihuza ariko ntago reka abantu banze bumve bino ku makorari. Ubwo tuzahuza nyine abanyamuziki n'amakorari. Noneho hari ibibazo biba birimo, bimwe biterwa n'abaririmbyi ubwabo n'ibindi n'abanyamuziki batera amakorari. Yego, ndifuza ko ikiganiro cy'ubutaha ari ibyo twazibana. Nta kibazo.
ubwo rero reka ibyijyanye n'ino kesi bendekeye aha ahubwo wowe yenda udusoreze. icyo rero navuga dusoza, banyamuziki bavandimwe, nta gikuba cyacitse muri Kiliziya y'u Rwanda ku bijyanye n'umuziki, oya ntacyo. Ahubwo kuba hari indirimbo yahagaritswe kubera inyungu za rubanda, inyungu z'abakristo muri rusange. Nta n'umuntu rwose waje ngo ashyireho ingufuri igitabo cyaba gitwike agira ate, oya, ni ukudusaba kugira ngo tubanze twumve ibyo dukora hanyuma tubone kubyumvisha n'abandi. Indirimbo za liturujia zifite amategeko azigenga, abari kwandika indirimbo nibubahirize ayo mabwiriza n'amategeko agenga indirimbo za liturujia. Abasabwe ko hari ibyo bakosora ku ndirimbo zabo babikosore kandi babikore mu rukundo, bakunda umuziki, bakunda na Kiliziya. Tureke ibintu bimeze nk'amatiku, ahubwo twumve ko byose turi kubikorera urukundo rw'Imana. Hanyuma ibyo tuzaba dukora mu bwicishe bugufi, mu bwiyoroshye no mu rukundo, nibyo bizera imbuto bigakomeza gutuma roho inezezwa n'umuziki kurushaho. Kandi ndabashimiye inshuti bakunzi ba Emipro Media, namwe mwese aho muherereye, Imana ibane namwe. Murakoze cyane.